oya mu buzima busanzwe ubundi ati ni urwibutso rw'umuntu, ubundi urwibutso rw'umuntu ntabwo ruba rugomba kuba uvuze ko ruguhenze bitewe n'uburyo agaciro kiba gifite. Ni umukobwa nashushanyije. Girlfriend? No, it's not girlfriend. Ni umukobwa nabonye ahantu numva nyine iyo view ndayishaka tu, nshaka kumubona namushushanya nkamubone. Akenshi ni uko wenda tuba turi nkangaha urebye nko ku bigo wenda nka Nyundo n'ibiki, iyi ni galeri nabyita nk'ari galeri. Yego ubu ngubu turimo kubategurira impano bagira ngo batugane, abantu bakunda imitako bya Christmas n'ibiki, biri muri process, urabona ko twegereje iminsi mikuru. Jewe umuntu wa mbere nkunda mu bahanzi ya Meddy. Indirimbo 3 z'ukunda? Indirimbo 3 my vow. Wahitamo iki? Jewe nahitamo kuba invisible instead yo kuguruka. This is Kivu Bay TV. Kora subscribe, like, share na comment. Umuhungu wanyu jama kuri microphone. Ubu ngubu ndi kuri aho bita kuri Bwiza Arts. The number 1 art center in Rusizi. The number 1 art center in province. The number 1 art center in Rwanda. The number 1 top shotter. And kumena Diego, the number 1 artist, the number 1 top shotter, the number 1 artist in Rusizi, the number 1 artist in province, the number 1 artist here in the building. Turi kuri Bwiza Art Center. Diego, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Biragenda nta kibazo. Bana namwe yabarinze. Twabonye tubyuka amahoro. That's good. Tujye kujyana ikiganiro kirambuye kubyerekeye artist, kubyo bakora. Uraza kubimenya, uraza kumenya byinshi cyane kuri artist. Uraza kumenya ibyo usabwa kugira ngo nawe wige, uraza kumenya kabisa icy'ingenzi kugira nawe uri umu artist urenze nk'uyu turi kumwe. Let's get it. Turi kumwe na Diego, tumusanze ku kazi. Ari mu kazi biragaragara. Mwera turaza kugerera n'imbere turebe ko ibishushanyo bimeze. Gusa Diego tumusanze ahangaha. Diego, akazi gatangira ryo kangiza ryari? Jewe akazi kanje mu buzima busanzwe, akazi kanje ni amasaha yuko saa 2 mba nangiye akazi kanje, and then ngataha saa 12 saa 1 wenda aho ngaho mba naje mba nsoje kuba nakora. Abantu benshi bakunda gutinya kuza gukoresha hano tuntu, cyangwa se uretse nahangaha n'ahandi abantu bose bakora art avuga ngo birahenze. Ubona bihenda? Oya mu buzima busanzwe ubundi ati ni urwibutso rw'umuntu, ubundi urwibutso rw'umuntu ntabwo ruba rugomba kuba uvuze ko ruguhenze bitewe n'uburyo agaciro kiba gifite. So ubwo ngubwo like a portrait dufite umwihariko wo kuba twakorera abantu bino wenda twisanga abagenzi bacu wenda bino tufite umwihariko wo tubakurira ari percentage tubakuriraho, ntabwo tubakurira nk'abandi bo mu tundi turere cyangwa ahandi. Ni umwihariko wacu, so ntago ntibakagira ubwoba bwo kuza gukoresha ibintu byabo kuko tubari imbere. Abanyarusizi rero murabe mwumva aho uri hose, Bugarama, Igiheke, pfa kuba umunyarusizi, there's a big discount. Kangahe ku ijana ugereranyije n'ibiciro by'abandi? Ugereranyije n'abandi urumva wenda dushobora kuba twakoreramo nka 20% cyangwa 30%. Ntabwo urumva 20% cyangwa 30% ni amafaranga menshi cyane tuba tubakuriyeho nk'abantu bacu. Abanyarusizi rero tugeze mu minsi mikuru. Muze hano mukoresha utuntu hano kuri Bwiza Art. Turaza gutanga na nimero washaka gukoresha utuntu ari buze kuza kubahamagara. Kabisa ibintu bikaza kurushaho kugenda neza. Diego Eric, watangiye ryari, wamenye ryari ko ufite ino mpano? Kuko ntago navuga ko ari ibintu bitari impano. Iyi ni impano, sibyo? Wamenye ryari ko ufite impano? From when? Jewe kuva nyiri umwana ubundi like nari mfite imyaka 8 wenda nibwo namenye yuko nshobora kuba nakiganya utuntu. Gusa byabatangiye kuba developed nangiye kubujya nko mu mbere secondary, nibwo naje kubikunda mfata training nk'iyo ku Nyundo. So go nakomeje kubikunda kugeza na n'ubu aho ngeze. Igishushanyo cya mbere wibuka wakoze wagikoze ku myaka ingahe? Ni cyo shushanyije cyari icyo wakoze? Igishushanyo cya mbere nakoze ntago navuga ngo igishushanyo cya mbere nakoze kuko wenda icyo nakoze kikanshimisha ni igishushanyo nakoze niga muri senior 4.
igishushanyo cyari igishushanyo cya gatatu nkoze cya portrait cy'umuntu nkoresheje pen big. cyari iki warushushanyije icyo gihe? Icyo gihe nashushanyije umukobwa, ni umukobwa nashushanyije. Girlfriend? No, it's not girlfriend. Ni umukobwa nabonye ahantu numva nyine iyo view ndayishaka tu, nshaka kumubona namushushanya nkamubone, nibwo nabonye byahise bikunda tu. No reaction kuri uwo mukobwa byagenze ute? Reaction ntago nuko akundi umuntu akora umuhanzi atamuzi nawe atamuzi ariko yakunde view wenda yiwe kavuga wenda reka nshushanye wenda Knowless tuna tugende twirefere mu Rwanda we nakunze Knowless nkaba namubona nk'ahantu nkaba namushushanya. Nuko uwo mukobwa se waje kukimushyikiriza icyo gishushanyo? No, ntago kuko nari ndimo kwiga bura art barayiga, narigaga ntago navuga ko nari kwimuha kuko nibwo nari ngitangira nanjye kwiga, so byamfashije kwidevelopa muri make nicyo kintu byamariye. Okay. Ewan kabisa. None ubwo urumva nk'umuntu umupeti uri muri adukurikirana kano kanya cyangwa se umuntu mukuru ushaka kujya muri art kadere ku muntu mukuru, baravuga ngo hari ibintu utakiga ukuze. Akenshi na art bayishyiramo bavuga discipline igifaransa kuri bamwe hamwe na art. Umuntu mukuru akiga art bigakunda? Umuntu mukuru birashoboka cyane. Art ni ikintu wakiga urandagira ngo ingero nyinshi. Hari abasaza benshi uzi urungu bakora art, gira ngo ujye babona basanzwe mu mujyi abakora art. Art ni ikintu ushobora kuba wakiga nubwo ikigero cyose waba ugezemo ushobora kuba wakiga art. Pfa kuba ubikunze ufite umutima ushaka n'ubushake byonyine birashoboka. Bisaba umutima ushaka no kubikunze gusa. Nta kintu financially birahendutse cyangwa? Okay, step ya mbere birakugora ariko buri kintu wakunze n'ikintu ushaka ntago wabura capital. Ntago wabura capital yo kuba watangira, kandi gutangira ntago ari gutangira n'ibintu byinshi, ushaka gutangira duke twawe ukagera kuri byinshi. Diego, tugaruke inyuma gato ngwe tujye muri family issues. Ubwo nk'igihe umva gushushanya muri primaire ushushanya mumera akabibona cyangwa se ndi mubyeyi ntagavuga turi murarangara bikaguca intege? Yewe wenda nagize umwihariko yuko ababyeyi banje banshyigikiraga mu bintu nkora, ntago bavanga umwana arimo kurangara kuko babonaga mu ishuri bigenda neza bakabona n'utuntu nakoze bikarushaho kuba motivation zo kuba banshyigikira. So umubyeyi wanjye cyangwa ababyeyi banjye nibo bakomeje kunshyigikira mu bugeni bwanjye, nako bakomeje kuba ko ndangara kuko nakomeje kubona ni mu byo nabaga ndimo ku ruhande nabigeragaho. So ndumva nuko ngoko. Ababyeyi mudashyigikira abana banyu namwe murabe mwumva icyo umwana akunze burya banagikunze kandi umurimo wose wagutunga. None se Diego, mu kazi ufite experience y'imyaka myinshi ubwo ngubwo maze igihe kinini ukora, wenda as a team maze igihe kingana cyikora muri Bwiza Arts? Jewe ku buryo bwanjye maze nk'imyaka nk'ibiri wenda kuko nge nabanje kuba umunyeshuri wa Bwiza Arts, noneho uko iminsi yagiye yicuma ariko ubu ngubu navuga ko ntangiye ibintu biri seriye nk'imyaka ibiri, hashize nk'imyaka ibiri ubu ngubu nkorana n'aba bajama. None uretse kuba Bwiza Arts ari wenda company cyangwa se ari workshop itanga n'amasomo, washaka kwiga byamusaba iki? Wowe uraza tukagucaginga tukakubwira ibikenerwa biri financially ukaza, kuko hari n'abanyeshuri baza mu buzima busanzwe muri vacances bashaka kurelaxa, ashaka kwiga tukaba twabimufashamo kuba yadevelopa impano cyangwa ikimurimo. None icyerekeye gender balance cyangwa se uburinganire hano kimeze ute? Hari abakobwa bangahe abahungu bangahe cyangwa se umubare mukeya muri bo mu ruhande runaka uraterwa n'iki? Urebye nkawe nk'umu artiste bimazemo igihe. Akenshi nuko wenda tuba turi nkangaha, urebye nko ku bigo wenda nka Nyundo n'ibiki, ni galeri nabyita nk'ari galeri. Ubwo wenda twagize amahirwe make wenda yo kuba twabona abakobwa birashoboka, ariko abakobwa nabo bari mu bantu bafite impano urugero wenda tuza kuberekamo amataburo y'abakobwa mo hano bagiye bakora nabo barashoboye kandi birashoboka kuko hari igishushanyo umukobwa ashobora kuba yakora akaba yarusha umuhungu. Rero ngira ngo muraza kuza kugenda mubibona
ni hano mo imbere turamuka twinjiyemo mo imbere. abakobwa rero nimwitinyuke byose birashoboka waba ukuza kandi waba ukiri muto twumvisha ko byose bishoboka. Diego, none imbogamizi muhura nazo nk'izihe hano ku kazi? Hano urebye nta mbogamizi nyinshi tubasha kuba twahura naho, ko ati ni ikintu umuntu akora yishimiye kimushimishije atababara, nta kindi kintu ushobora kuba muri make nta mbogamizi, kuko byose bisa nkaho bihari. Ati n'ibyishimo umuntu birimo, nta mbogamizi apfa kuba yagira naho biri kumwe n'abandi. None ni iki wabwira abadukurikiye kugira ubakundisha art? Ni iki kintu cyiza wabonyemo cy'ingenzi cyavuga ati iki kintu bantu murango mukiri kwitinya, abantu mutari kuza ngo mwige art, cyiza cyayo cya mbere ni iki ngiki, second cyangwa se n'ibindi byinshi? Mu buzima busanzwe ubundi ati umuntu winjiye mu bugeni ntabwo abasha kubona yabona umwanya wo kuba yata ubusa. So ngakundi urubyiruko rugera wenda ku manywa, wenda yiwe mu rugo nimugoroba akaba yajya mu bindi bintu bidafite umumaro, ati nta mwanya wabona. Ugomba nagwa nk'urugero, wenda madi concentrate kuva mu gitondo kugeza saa 2 ngataha saa 12 urumva ngataha mu rugo ababyeyi, wenda nageramo urumva ejo nongera nkagaruka mu kazi, urumva nta mwanya wo guta mbona. So ni cyo cyiza cya art, niyo mpamvu nashishikariza abagenzi banjye kuba bagana uyu mwuga wa art, kuko ni mwiza cyane, utuma utera imbere utagiye mu bindi bintu. Hari ubwo ujya uryama ukarota akantu bagacyo gashushanya? Ubundi art ni ibitekerezo. Hari realisme bisanzwe kuba wakiganya ibintu, ariko hari n'ibyo ukora ubikuye mu mutwe wawe, genda ubikuye mu mutwe wawe. So ubwo rero art navuga ko ushobora no kuryama ngatekereza, wenda ejo mu gitondo ngatekereza tableau nzabyuka nkora, so ikanaba nziza kurushaho, abantu bakaba bayikunda, byose biba byaturutse mu mutwe. Uvuga ngo no hari ibyo ujya urota ukavuga kibazo ukabikora? Nshobora kugenda nkabitekerezaho nkavuga ati wenda nshobora kuzakora tableau, avuga ati wenda tableau izaba imeze gutya. So sinabyita nkaho ari kubirota, ahubwo ni ukubitekereza, kudevelopa, improving and innovation. Birumvikana kabisa. Numva ko art uretse kuba ntago ari akazi kagoye, muri make bisaba passion, kubikunda gusa. Turacyaganira na Diego, nagira mu kandi turaza kugeramo imbere tuze kureba rero bimwe mu bishushanyo bagenda bakora. Ni byiza cyane, muraza kwihera ijisho. Muri no minsi mikuru, what about ni byerekeye promotion, murabifite cyangwa ntabyo? Yego, ubu ngubu turimo kubategurira impano, bagira ngo batugane, abantu bakunda imitako bya Christmas n'ibiki. Biri muri process, urabona ko twegereje iminsi mikuru yageze. So ngo tubafitiye udushya twinshi. Abantu rero mwatinyaga ibiciro, Diego bamaze amatsiko, Bwiza Art yatanze promotion cyangwa se discount kubera iminsi mikuru. Abantu bashaka ibishushanyo by'iminsi mikuru bya noheli cyangwa se by'umwaka mushyashya, mwagana Bwiza Art, sibyo? Nuko bimeze. Yego. Ibibazo bicyangiye ko bazasubiza vuba vuba. Nta kibazo. Biri out of career. Nta kibazo. Ntabwo biri ku byerekeye akazi, sibyo? Nzajya nkubaza dusubiza vuba vuba. Nta kibazo. Sibyo? Ukunda ndi mu Rwanda mu bahanzi? Jewe umuntu wa mbere nkunda mu bahanzi ya Meddy. Indirimbo 3 z'ukunda? Indirimbo 3 my vow. Byangora cyane ko nabivuga ko ntago ubundi mu buzima busanzwe ntago music. Hari indirimbo nkunda mu Rwanda, sinaba nkunda abahanzi, wenda nari mbivuze niyo fame yanjye, wenda kuba nabumva ko n'abahanzi n'abanyarwanda bagenzi banjye ngomba kuba nabashyigikira. Dukomeze. Indirimbo 3 mu Rwanda uzi? Indirimbo 3 mu Rwanda za mbere nzi, iya mbere birangoye cyane kuko wambwiye ngo mvuge nihuta bita bingora. Reka tubigenze gake. Indirimbo 3 mukunda? 3 dukunda. Iya mbere indirimbo ya mbere nkunda mu bahanzi mu Rwanda, iya mbere nkunda ni umuhanzi witwa Juno, Mufungo. Mufungo warabuze? Mufungo. Ya kabiri ni ya Inch Kevin. No cap b'abahungu, amakosi. No cap, no caption. No comment.
okay iya gatatu nkunda umuhanzi urankunda gospel, sinakubwira ngo ni gospel ya Israel Mbonye tu. Indirimbo y'inkunda yitwa ibihe. Ibihe bizashira n'abami bahinduke. Abantu benshi ko bazagira gute? Yeah, uko kugira ubyumvishe tu nuko ngo abantu benshi ngo bazibagirwa. Yeah, kurya kunywa. Kurya cyambere nkunda ngiye nkunda kurya nkunda ibintu biri gakondo, nkunda imyumbati ya bijumba, nyine ibintu biri gakondo traditionnel. Okay, kunywa umuzima busanzwe ngiye nkunda amazi kuko amazi ni ubuzima. Kunda amazi. Wakuhitishamo kuguruka cyangwa se kuba invisible kuba utagaragara, wahitamo iki? Kintu nahitamo kuba invisible instead yo kuguruka. Uba uri invisible utagaragara n'abantu, ni iki kintu cya mbere wumva ahita kujya gukora? Nta muntu uri buze kuba kureba, ni iki wahita gukora? Ko byangora kuba ndi invisible ya ntago natambikurura neza ngo mpego wajya kuri bank. Abantu benshi bahita konsaninga kuba undi invisible yuko nshobora kugenda wenda nkiba ngakora amakosa n'utundi tubona no. On my side ngiye nakora ikintu kizima. Nk'iki wumva wahindura utaboneka? Kuba ndi invisible bwabyo byamfasha kuba hari byinshi nagira ute naba natabara wenda cyangwa naba na protecting. Okay, kugurutira kuguruka kandi utira kuguruka kuba naguruka to. Yana kabisa cyakoze hano aravuga ati ngiye mbaye ndi invisible najya kuri banki, nta muntu waba mbona nahita mfata amafaranga nkigendera, undi ati ngiye mbaye nguruka najya no muri Amerika. Ariko wowe cyabisa biratangaje. Invisible to on my side numva naba invisible. Kipe ufana mu Bwongereza? Kipe mfana mu Bwongereza ngiye mfana Chelsea. Okay, Messi ishize yatsinze Juventus ibitego 4 muri Champions League. Ariko on my side umuzimo usanzwe ngiye bundi hobbies zanjye ntago nkunda gufana. Hobbies ubundi nizi atari art ngiye nari muri art mba nagiye gukina basket, ikintu cya mbere nkora. Golden State cyangwa Cleveland? No, Golden State ndayemera kuko ni nazo jersey akenshi nkunda kwambara. Ariko nabwo nago nava ngo ndabikurikirana cyane. On my side ngiye nkurikirana amakipe yandukina na wenda akaba ari ubwo njya kubareba nka lookinga ibyo bakora intsinzi n'ibyo ngibyo. Gusa basket ukora nayo nk'umwuga cyangwa ni just kwishimisha kuruhura umutwe? For fun basket. Nago nava ngo ni ibintu wenda bizangiza hano kure, wenda byanashoboka ko byangiza hano kure, ariko ngiye ni just for fun basket. None abantu bavuga ati tugaruke mu kazi. Byavuga nabonye cyane. None umuntu aje akubwira ati nkorera igishushanyo vuba nta gikora. Ese kuki byavuga yakora kandi kuba mu ibyerekeye na career yanjye byo mbikora vuba cyane. Mbwiye ngo mifoto yanjye mitanyikora, ariko mbwiye ngo abahanzi mu Rwanda no birabanza bikangora kuko nago ari hobbies zanjye ni kujya muri atelier ngakora. Gukora mine portrait y'umuntu byagufata igihe kingana iki? Portrait y'umuntu n'amasaha wenda nkane nabanyirangije. Byose na painting byose byarangiye? Painting byarangiye. Art ya crayon namwe ni ikaramu, pencil go ni ikaramu, ubona bitandukanira ikiza ni iki? Wowe ukunda iki? Ya crayon ni ikaramu. Crayon mbona ariyo ngiye nkunda kuko ninyihutira niyimbangukira, niyo mpamvu nyikunda. Cyangwa nuko iyo nasiba? Ntago ari kuva gusiba ni ikaramu nayo ko uramenyere ntago usiba, ariko crayon ni umwihariko. Crayon ni nziza tu, iroroha, irihuta, so ugasanga n'ubundi ibiciro ni bimwe. Umuntu ugukoreye ikaramu n'ubundi na crayon ibiciro usanga ari bimwe n'ubundi, so ikiza wakora crayon ibikubangukiye nibyo byiza. Abakunzi ba Kivu Bay rero akaryoshya ntabwo baramwitama. Twaganiriye na Diego. Nicyo babwira abakunzi ba Bwiza Art kano kanya?
okay, ikintu nabwira abakunzi ba Bwiza Art ni uko batugana tukabereka ibintu byinshi bigezweho. Urugero hano akaba hagiye kuza ibintu bya traditionnel, abakunda traditionnel, abakunda art, abashaka kwiga, abashaka more information about art, hano turabafasha nta kibazo. platforms zanyu mukoresha ni zihe? Okay, okay, dukoresha Instagram, dukoresha Facebook, dukoresha okay, Instagram, Facebook ndetse n'izindi mbuga nabashije kuvuga none ariko na YouTube channels. So yeah, Rero ni bose ni Bwiza Art mutugane tubakorera utuntu twiza. Niko asoje ababwira umuhungu wanyu Diego kwibutsa kongera gukora subscribe utari wabikora, kora like, shiraho comment yawe wabibonye gute, ubutaha tuzaza n'indi. Hano tuzakora ibiganiro byinshi bitandukanye. Yari umuhungu wanyu Jama kuri microphone as usual nk'ibisanzwe. Imana ibarinde.